Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Mwanya nk'uyu nongeye kunezererwa Imana kuba iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Iby'uyu munsi turabisanga mu gitabo cya Zaburi 149 mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino ibice 15 ndetse n'ibice 16. Rero ijambo nyamukuru turarisanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino ibice 15 murongo wa 58. Haravuga ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Aya ni amagambo ngira ngo tuvugeho akanya gatoya, amagambo Imana iba iduhaye kugira ngo tuyatekerezeho, kandi turi buze no kureba incamake y'igitabo cy'Abakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, kuko tugisoza uyu munsi. Ijambo ry'Imana Paulo yandika yakomeje ashishikariza ubwoko bw'Imana kudacika intege nubwo bari mu bihe by'ibibazo, bihe by'ibigeragezo, ariko arababwira ngo mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami. Cyo nicyo nanjye nkwifuriza mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Abakorinto ni igitabo cyanditswe na Paulo afatanyije na Sositene. Uyu Sositene yari umusekereteri we, kandi yacyandikiye muri Efeso hari mu mwaka wa 53, hagati ya 53 na 55 nyuma y'ivuka rya Yesu. Paulo nk'uko tubizi yageze muri uyu mujyi wa Korinto, wari mu majyepfo y'Ubugereki, kandi ahagera yaragiye ajyanywe n'ibintu bibiri. Yaragiye mu ivugabutumwa, ariko kandi akaba yaranagiye bitewe n'akazi yari afite kamutunga ko kuboha amahema, kugira ngo akorere business igendanye no gucuruza aya mahema yiwe. Ageze muri uyu mujyi nibwo yakirwaga n'uwitwaga hari abandi bavandimwe be bari bahari, bari barabanje kujyayo, abari bo bamwakira, kandi nabo bari bahuje uyu mwuga wo kuboha amahema. Uyu mujyi w'i Korinto tuzisanzwe tuzi ko ni umujyi waberagamo ubucuruzi bwinshi, kuko ni umujyi uri ku cyambu ku nyanja ya Mediterane. Rero hahuriraga amahanga menshi, hahuriraga abantu baturutse hirya no hino ku isi, hagahurira abantu bakora ibintu bitandukanye. Urumva babaga ari abantu bafite imico itandukanye, kandi ahangaha niho haje kuza Abayuda bari bavuye i Roma mu gihe cy'umwami Kilawudiyo wayoboraga ubwami bw'i Roma. Yaje kwirukana Abayuda babaga i Roma. Aba Bayuda rero nibo baje guhungira i Korinto, barahageze barahatura, ndetse harimo uwitwaga Akwila na Prusikira, nabo bari Abayuda bubahaga Imana, ari naho Paulo yagiye kuba mu rugo rwabo. Bakaba barakoraga umurimo wo kuboha amahema, ari nacyo cyafashije Paulo cyane gukomeza uyu murimo wo kuboha amahema. Hano muri uyu mujyi niho Paulo yahuriye na Timoteyo na Sila. Rero inyigisho nyamukuru iri muri iki gitabo cy'Abakorinto yibanda ku bibazo bimwe na bimwe itorero ry'Imana ryari rifite. Mu gihe Paulo yakoraga uyu murimo, yanavugaga ubutumwa bwiza. Niho haje kuvuka amatorero. Itorero ry'Imana ryavutse ni abantu b'Imana. Nyuma yaje kuhava ajya muri Efeso. Ageze muri Efeso nibwo yumvise amakuru ko batangiye kwicamo ibice, batangiye
kugira intonganya hagati yabo, nibwo gufata icyemezo cyo kubandikira. Ndetse bari bafite impaka nyinshi ku bintu, ku bibazo bimwe na bimwe bagaragaje mu gitabo mu gice cya 7. Bari bafite ibibazo by'amacakubiri, bafite ibibazo by'ubusambanyi, bari bafite impaka ku bigendanye n'ibyo kurya batahuriragaho, impaka kuri gahunda zo bagomba kugenderaho mu materaniro n'ibyerekeye umuzuko. Ibyo byari ibibazo byiganje mu itorero ry'i Korinto. Kubera ko batabyumvaga kimwe, Pawulo rero afata umwanya wo kubandikira. Aya macakubiri, hari Pawulo yari ahavuye avuga ubutumwa, haza kuza n'undi witwa Apolo, n'abandi bayuda bahanyuraga bakavuga ubutumwa. Bamwe bumvaga ari abo ku ruhande rwa runaka na runaka, bigatuma badahuriza hamwe. Bari bafite ikibazo cy'ubusambanyi, kuko bamwe bumvaga yuko kubera ayo mahanga yari ahari bakwiye kujya gushaka abagore benshi. Ibyo rero bigatuma batabasha kwegerana n'Imana neza. Pawulo rero niko kubandikira abasobanurira ikintu ku kindi, uburyo bakwiye kwitwara nk'abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abantu Imana yatoranije. Ingingo rero nyamukuru nk'uko twabivuze, iki gitabo kivuga ku bibazo bitandukanye by'Abakorinto, ariko ni n'igitabo cyigisha umukristo uburyo bwo kubaho mu buzima ubwo ari bwo bwose, haba mu buryo bw'ubuyobozi, haba mu byo kurya, haba amateraniro, haba gushaka aho uwo muzabana, cyangwa se n'ubundi buzima tugomba kubaho. Ageze rero muri iki gice cya 15 niho yavuze ngo nuko rero bene data bakundwa, ndabinginga ngo mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nsoze nifuriza buri umwe wese komeza kugira umuhati n'ishyaka byo gukorera Imana. Nta mpamvu yo gucibwa intege n'ibibazo byaba biriho, gucibwa intege n'intambara wahura nazo, ahubwo ukwiye gukomera utanyeganyega, kandi mu gukomera kwawe ugakomera urushaho gukomeza gukorera Imana. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.